habo mwagiye mureka ibintu nk'ibyo tuzafunguka ryara amaso nta n'isoni kugira ngo abanyarwanda bose baba ariko murebe urwango mufitiye igihugu cy'u Rwanda muri aho kugira ngo mujye ku birenge by'aba elders banyu musabe imbabazi ariko mundebere nyine mundebere murebe mujye ku mbuga nkoranyambaga murebe ibintu murimo murashyiraho muvuga u Rwanda nabi muzi ibyo mwakoze afande aba bantu niba bishoboka ndabizi n'ahantu abantu bihishe bagiye bakora ibyaha mu Rwanda ndabizi mubavanayo kandi batamenye ngo byagenze bite imihanda za convention mugende mu biturage mureba barwaye amavunja abirirwa barira bashaka ngo n'utujumba two kurya abo mu bari bo muvuga nimukajye mutwereka abantu mwafotoye ku ngufu mwabambitse inkweto n'imyenda kandi inzara ibishe wowe sabo ngabo uvuga ubabona hehe cyangwa waberekanye batwereka ndababona n'ubu ndakubwiye ngo ubu ngubu turi saa 12:38 urumva nibigera saa 4 manuka ugenda ujye Nyabugogo ureba abantu baraye hanze badafite naho barara ibyo sari igihugu kitagira umukene nta gihugu kitagira umukene igihugu kitagira umukene ariko igihugu kitagira umukene gute mwirirwa muvuga yuko mwakisizoye ngo iki abantu mubategeka gushyira abantu amakaro inyuma y'inzu mu nzu ari ibyondo ariko muzaceceka kugeza cyane n'umuntu ubeshya wiza kutubeshyera genda ninde subeshya ninde cyangwa ngende ndimo kunyomoza ibyo mubeshya muraza mukirwa mubeshya bano bafina bataba hano mu Rwanda batazi ibibazo bihari ibihugu byose haba genda ibihugu byose bibamo abakene ariko igihugu atari cyo cyakenesheje abaturage bacyo cyakenesheje abaturage no umunebwe utarashatse genda ubusubungu b'abantu babujije kuzunguza abantu babujije kuzunguza nuko babahaye ibyo gukora ubu abana bari Bugesera bigize indaya association y'indaya bigize ngo basunika simba barabimyaka 10 kugeza kuri 18 abo ngabo leta bayabavuzeho ako mwagiye mureka ibintu by'ubugoryi ubu hari ahantu hataba indaya wa mugore we ubu hari ahantu hataba indaya abarizaba niga ubwo songo niduvuze ko ndi mushiki wa motion ahubwo ni musasi narusiye umushiki wa motion wa hehe umva nawe kandi reka mbabwire fina none ngiye nta n'ubuzashyiraho n'ingenga bitekerezo kubera yuko nta n'uzashobora kuyishyiraho nta nubwo azabona n'ahatangirira kuyishyiraho urumva n'ibyo mwakivugisha byose intore muri aho ngo muzi kwivugisha ngizo ni inyangarwanda ngo ni ibigarasha ngo ni intera hamwe ntawe uzakira icyo ngicyo kuko ntaho kizamfatira kuko ntago byoroshye na hamwe kuko nibyo mwitwaza nyine batavuga rumwe nibyo muvuga mwumva ko ngo batanatuza ngo umuntu ushobora kuba nawe umenyereye gusakuza ibintu mwigize byo kwita mwita abantu ngo ni inyangarwanda umuntu uvugira umunyarwanda ufite ikibazo ntago ari we nyangarwanda kurusha wowe ukoma mu mashyi bakubwiye ngo iziri ku mukandara inzara iratangiye mugakoma amashyi nta n'isoni nta nzara imvura igwa ngo twitegure ngo gupfa ngo turwana ariko dufitiye ntambara mu gihugu cyacu mwarangiza mukirirwa ngo ujye uvugira Rwanda rugufi uzajya ubona umuntu ushonje nimba ubazi ujye ubavugira abangahe bavuga ibyo batazi niko bimeze nzahangana n'izo ntore zigize intore zidakoreka tuzahangana muzareba ibintu muza mwirirwa mubeshya abanyarwanda ngaha baragushyigikiye barimo baravuga yuko ibyo urimo uravuga ibyinshi ari ukuri kw'inzara ihari n'ibyo by'ibishanga nanjye nabibonye kuri YouTube nanjye narabibonye kuri YouTube ndahari niho mba ibyo mvuga mbinyuramo amanywa n'ijoro nasangira ngo kuko ngo bambaye neza ngo basohotse inzara yenda kubica banke zirirwa zitwara ibintu by'abantu umuntu akagenda akajya gusaba inguzanyo muri banki kubaka inzu yamara kuzura bakayisenya ariko numara kuvuga utubwire ngo mumeze neza ngo mubayeho neza hari ababayeho neza ariko hari n'ababayeho nabi ntitukajye twibagirwa ko hari n'ababayeho nabi mujye mutubabarira nturasoza se
nsoza iki se nzasoza ariko namwe mwamenya ukuri mukamenya kuvugisha ukuri ibintu byo kwirirwa mwayigize ba jorokoni ibintu byo kwirirwa mwigize ngo muri abadakorwaho abantu turimo gupfa dupfa ibyo nibyo bibazo abanyarwanda duhura na by'amanywa n'ijoro kwirirwa mwigize abantu badafite ibibazo kandi ibibazo byenda kutwica nta n'isoni niba abanyarwanda bafite ibyishimo hano ni uwo muntu mugiye kumwita indayi mugiye kumwita inyangarwanda kubera ko yewe ukuntu avuga ndumva inzara yaramwishe yabimwishe uretse kumushinyagurira se hari ikindi wakora ni benshi uw'Imana uri gushinyagura nimba wariye saa sita ntabwo bishatse kuvuga kuri butuke mugenzi wawe tumenye ko tugikemura ibyo bintu simbigushyigikiye ibyo bintu uvuze ngo inzara yamwishe ni uburenganzira bwe uw'Imana kuraje n'ibyo wavuze ari ukuri ndagushyigikiye uw'Imana nta nzara mfite umva nta nzara mfite ko baguhaye umwanya ngo usakuze kurusha abantu bose kuvuga ushonje sonza ku giti cyawe sonza ku bw'abaturage bose nirasakuza kumve irihese umva nta nzara mfite nta nubwo mva mu muryango w'abatindi ariko njye ntabwo ndi inkoma amashyi ntabwo ndi igifaranga waje kwigira imvuganye y'abaturage ninde wagutumye n'abavugira kubera njyewe ugira ngo ndi namwe mumara kubona ibyo murya mukumva ariko n'abandi ngaho wigize imvuganye oya genda mujye mureka kwirirwa mwikira beza kandi muri abanyabibazo turi abanyabibazo niyo mpamvu perezida yirirwa asaba ubu ngubu amanywa n'ijoro yirirwa atakamba ngazongera kore za disikuru zo kwirirwa avuga ngo biciye mu yiheze oya genda hari igihe kizagera wicuze oya genda twarabahazi ibintu byo kwiga musa mba mu Rwanda igikondo wangegerawe ku rya gatanu niba ushaka ngwino mpige ngo mu Rwanda hehe genda ngo mu Rwanda hehe nakubwiye rero none nganyine ngwino nshaka nakubwiye igikondo nyenyeri ku rya gatanu banguka nivuganira na fena ntangamirwa banza wige kuvugisha ukuri yigira ko ari akajyayo bamwihorere ni wowe njiji nyine mwariboneranyije ba Gasaro baba badahari niwe mwariboneye abadahari ba Fina mwirirwa mubabeshya twe turahari rero turahari kandi twahagurutse ibyo Scovia uri kureba ibyo Scovia yavuze ngo duhaguruke twahagurutse muhaguruke natwe abazavugisha ukuri n'abazavugisha ibinyoma tuzareba bazatsinda ukuri niko gutsinda umukuru w'igihugu ka leta ngo ese we murashya mwana kugira afite intare ngo nyimuhe koko imuhumire ariko mwana we abana nk'aba urakarama bame hoshi nagenda imaze kumwogagiza ngo aze kwititira warupa felicitation ndarwose felicitation y'akanwa se ni mudari ukuri guca muziko ntigushye kandi uzaramba Fina nawe uvugisha ukuri ariko mukanyiko we ntago ajya avugisha ukuri niyo mpamvu rero buri muntu uzaza avuga ngo abantu nka ba Fina ni inyangarwanda nta macakubiri ndakumvamo nta kintu ndumva cyo gutandukanya abanyarwanda uvugisha ukuri ariko bano bantu baza birirwa bigira ngo twebwe ngo tubayeho neza niba babayeho neza bahereze buri muntu uburenganzira kuvuga tutishe munsi y'ibitanda murebe abantu bahaguruka bakavuga nta n'isoni murebe bahaguruka bakavuga murebe ukuntu bangana we Imana ikumera umugisha wa mwana we nzajya gusenga kubwawe nzajya gusengera ngenda mukunda ariko Imana ikumera umugisha buracyahari ndabibonye warupa ripu umwana wanjye
umva rata mukomeze murwanire abanyarwanda kuba twakishyira hamwe ibintu by'amacakubiri. Hari umuntu numvaga avuga ngo kereka ngo byibuze ngo leta yacu yongeye kuyoborwa n'umutwa. Oya, uwo ari we wese ariko utatandukanya abanyarwanda, twese tukagira uburenganzira bwacu, freedom of speech, buri kintu cyose tukagira uburenganzira. Uwo muntu uwo ari we wese muzamushyigikire, yaba ari we umwana baramushutse ngo azi kwiruka rero ukarenga iwabo, nawe reka bagumye bakoshya maze witere hejuru uvuge w'Imana kandi imunyosha ibindimo ntawe unyosha, mujya muvana ubusutwa ukiri umugani ngo umwambushe kumuheta bitari bujyane, nawe reka buretse gatoya ukomeze wiyogeza akanwa ukoze uruguru uri mu rukarage. ntacyo nyine rero uzajya ukomeza uzakomeza ibigisabagare kugira ngo utazajyana, kugira ngo utazagenda wenyine. ururimi n'inyama ariko tuzavugisha ukuri, tuzakuvugisha kuko ibintu bizagenda ntabwo bizaguma bimeze gutya. ariko muzi kuki mwumva tuzaguma mu gihugu cy'iterabwoba? tuzabaho igihe kizagera abantu bose babeho bafite uburenganzira bwabo, bafite izihe ndashima. Ariko indashima ni ibiki biri kuvuga? umuntu kuba indashima se gute? indashima gute? nibize nk'ibyo mwihaye bya motion ngo ntabwo ngo ari ngo ni indashima, ngo ni indashima. yakoresheje ubwenge bwe, bamusapotinze kuko yari yakoresheje ubwenge bwe. iyo aza kuba ari igicucu ntabwo bari kuba bamusapotinze. ibyo mwigize ngo motion ngo ni indashima, ni indashima, ni indashima. se yaza kuba ari injiji, ubwenge bwe nibwo bwatumye bamumenya. ibyo bintu mwigize ngo indashima, 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 indashima ni ugukoma amashyi, indashima ni ugufobagana. gwe fobagano nyine usigare ushima wowe, twe ntituzashima ibyangiritse. babwire umwana wanjye agire we mana kuki ubaye kuremba ngo mwafunze TikTok ya Fina, ngo mwarayifunze ngo kugira ngo aceceke. dore Fina mushyashya arahageze, nasirivi mushyashya arahageze ko kujya hanze. abantu bararambiwe reka, abantu bararambiwe kubikira, abantu bararambiwe gukoma amashyi, abantu barashaka reality check. icyo bita reality check, abantu bararambiwe. ntago wahoze umuntu kunuze ku nkeke umutera ubwoba, ukubita imbwa cyane ukayimara ubwoba. ubu niho bigeze rero. ndakubwiye ngo abantu bari mubaze mubwire nk'ubutumwa Teta yatanze yanditse ejo bundi, mubaze mubwire ikintu mubunengaho. uwo Claudine naza abwira ubutumwa Teta yatanze ejo bundi ikintu abunengaho. Teta wumve se yigize abababaye abantu bose bazana. Teta genshinga kumenya abantu bose ubutumwa batanze. reka kubuye ko genshinga ko kugeza ubutumwa bwa buri Nyarwanda yanjye we mitana namubaza utamushyanditse iki we ngo nuko yavuze ngo ndavuga ko genda umuvugizi w'abanyarwanda ku buryo umunyarwanda wese ubutumwa ashatse gutanga nya kubusesengura. we buretse gatoya umva n'abandi bazaza, n'abandi busesenguzi w'abanyarwanda muri n'umudamu ni buri n'umukobwa banza ujye kubisoma. n'abandi bazaza bavugisha ukuri abatari nkawe. ese njye muri njye rubyiruko njyenyine mvugisha ukuri, sinjye njyenyine mvugisha ukuri, abavugisha ukuri ni benshi. wowe rero umuvugizi abavugisha ukuri ni benshi sheri, bazaza n'abandi bazatinyuka, ubwoba buzabashiramo. tuzahaguruka turwanirira igihugu cyacu kuko tuzazigisigira abuzukuru n'abuzukuruza. ntabwo kizasigara ari icy'umuntu umwe. umuntu umwe aragenda igihugu kigasigara, igihugu kigasigara. ubuse tumaze kugira abayobozi bangahe batumye, bose baracyari. mukomeze mumwohagize kubw'ubukore umwana yanjye ko muri abakozi atana kugaburira kabiri. umva Fina reka njye mbabwize ukuri kwanjye. uyu mwana ari bari ngewe niyo yanditse kubaho icyo yanditse azirongazije kuzikiri ku mutwe wanjye no ku mutima. bajye bareka kwigira abantu badatekereza, bagatekereza. bavuga wa mukobwa we bari reka maze babwiye kuki se wumva ko ibyo uvuga avuze ntunatuza ngo ureke uhe abandi bitekerezo. niba ibyo avuga ari ukuri umva wa mwana icyo kora cyurambabaje. ariko wowe mwana ugurishisha kari gukanurira we babwira ngo ziri ku mukandara ugakoma mu mashini wowe ufite inzara kuko nta n'ahandi wayijyana nta n'ahandi urumva bayababwiye ngo ambara umukandara wambare nimba yabagabo bagwera mbe mbere kugaburira ijoro rero
nta n'isoni ambara umukandara wundi uceceka ariko twebwe ntabwo tuzemera kuwambara tuwambaye imyaka 31 urashaka kongeraho n'undi dukome mu mashyi dukome mu mashyi y'iki tubakomere mu mashyi y'iki ntabwo njya mu byo gukomera mu mashyi niba wumva utanyuzwe uzajya hunyuzwe basabye kutumvikana ngo bazapfa barwana nzira madamu akahe kari wowe uzagapfana umunsi uzabureba yuko ibyo wizereramo ibyo uzabonye ko wizereramo baramutoye ari kuri manda ye bande kubera icyo ushyira mu bwinshi ntacyo muzamutwara ivuge wowe wenyine muzaruha ni icyuma se ni icyuma ku buryo ntahazajya ni icyuma wiyahure rero kuko ntacyo uri bumukore hari ibyatangiye tubona ari byiza ariko uko ibintu bigenda iminsi igenda yiyongera tuza kubona yuko nta bwiza bwabyo bwari bubirimo nanjye uyu nguyu uvuga n'ubwo nenga hari ibyo nakorewe na leta mbona neza yuko ari ibyo leta imbereye umubyeyi pe ariko uko ngenda nkurura ibintu naje gusanga nta cyiza yigeze inkorera kidasanzwe gishobora gutuma ntanenga noneho ibibi byose yakamara gukora rega nanjye ndaza kunenga nyuma ni ukuri nanjye ndaza kunenga